twagiye boss. Okay, amakuru ni meza. Banyita Réponse Sala. Merci. Ninjye wiyambitse. Bisa nkabyo. Umva nazo. Réponse ni umuhanzikazi nyarwanda. Kandi bitemewe wabyana. Maze kugira indirimbo enye. Umwaka ugiye kugera amezi make. Harimo amashusho atatu harimo iyitwa Sawa, My Number One. Ariko abanyamakuru nabo baraseka iminsi bajya bayimenye bazayiteka iyo tubabwira ko bari kutagufite amashusho. Ubona Réponse Sala. Rero ni ikibi cy'umwana. Ndahira ndamufatiye. Rero nanze kuvugana na Stone kuko ubushize none nabwiye ngo muzandereba. Uri yindi. Niwe. Karya hiti cyo jyana akagapostinga. Ni ibintu nakoze nkunda kandi nkunda cyane niyo mpamvu bijyamo. Nanjye Réponse umenya ko bagafashe yerekana twe twigeragereza reka nawe yizamukira wakoroheje umubyeyi uragikunda nyuma business kaza nyuma nanjye naragikunze na business ubu nibwo twiyubaka kubera amafaranga ashoye gahunda byazagize igita yabonye wavamo. Oya ndabizi neza ko ayo nashoye nzagaruza maze gushora n'amafaranga y'iki oya ni ibanga ry'akazi. Ubundi video yagutwaye amafaranga menshi yagutwaye amafaranga yarwaye amafaranga menshi yarwaye magana 350 tutahisemo gukora ikindi kintu bakora umuziki agenda kuri kwisi ikintu cyose nta kintu wageraho uzampamagara tubaye icyo ufatira naho mboneye wari uzi ko turi buhure uzampamagaresha kwa mbere nta kintu na kimwe waba kibuze ni wa wundi kiba nyine bakora neza kujyana n'inzara umusaruro wabo ndambwira yashareka tuzakore kwa mbere udashaka ko dukora mu wenda ngo ugasanga cyangwa ngiye gukora shopping y'umwana oya ni imiti ariko nanone